amarira y'umubyeyi we amubereye umuvumo, yirengagije impanuro z'ababyeyi, yizerera mu rukundo, none bimuteye ishavu. Singusukisha ngasigara nsa nabi. Ishavu series. Wabuze uburyo memukiye mama. Urugara twita bya nyamwe. Ahubwo urugara kajya mwibariza ikibazo kimwe. Ubu wemeye kunkunda nkurikira. Ubona ngifite urukundo. Murayisanga kuri Milika TV, mukore subscribe. Ubundi muze dutangirane. Ibintu cyose twavugaga nabyumvaga. Igihumbi ji. Irya mukuru riratinda, ntirihera. Ishavu series. Nizo turarenze isaha. Twahagurutse tukagenda. Tugende shiri hakoga. Yewe nimbo bati. Gatagusha. Mati bori je ndabukunda cyane. Arambye atereka nkuvuna amaguru. Urumva ati muri gari ndakugirayo. Nindagiza ngiye kuzana zirasombe. Wowe subira mu kazi kawe. So ujatabuka. Niba hari ariko sinyine bugiye mu kazi nyera kwa bayo. Kugipangu. Nyine ugiye kugipangu nyine. Nta kibazo. Kandi udoherwa. Samagambo kuntu cyabaye. Kino gipangu nyine ndaje muri. Ariko 50 utanze no kugira ngo bafate video. Video yikize ko urano mu ngwanje kiranije nakize njyakaza urumva. Buriya yasirisembye hano kare namwimakaza. Mugira imwe yaragiye kwicwa n'inzara. Yasaga gwe buryoherwe. Urano wasoma ya magambo yabo no wazi kunambavuga. Nyine wabona ko turi kumwe ko turyohe mu kiganiro nta kintu kibazo cyari. Ntabwo nyine tugenda tugera kwa mugura nta kintu mutimira nta kibazo. Buryo umubi ni nyirashya no matibore matini. Uri araka chindo ni ma. Ewe sha. Ibyo bakubwiraga bakubeshyaga. Njye naho nagiye. Nakwishimara cyakoza. Pegiso kanwa. Asimatibo. Bigenze bite? Siko umuntu rakari. Ariko rwose boss wari YouTube. Uko. Na uyu. Asa n'iki gisekeje hano. Ariko bari iki gisekeje. Urumva ese kuba mutagiye koga ko Yasogaga hari umwe n'iki. Matibo. ngo bagiye. Ewe se nkani koko arikoze. Rero reka nyembe nibere hano mu kiko neganye guteka. Ubwo mushaka kundi kuntu babigenza naho twagiye turacyahari. Yemanje naje gucunga umutekano ngayibaze Karinaje. Ibaje Karinaje akambaza ngo nasinze akambaza ngo kuki wasinze. Nanjye muhatamubwa ati nasinze kubera ko Gakire amaye inzoga. Yaziguhereye iki? Nuko yari afite umushitsi. Uwo mushitsi bagiye ko bivuga ngo make uvuga ngo nanjye mukiko. Bye. Asobundi hano kugira abagore bangana. Kose none ushira ndamenye ibi bintu byitangwa iki. Mukanya ni wari muzima turi kuvugana. Urumva umeze ute? Nanjye sinzi ukuntu bigenze. Ngiye kumva numva ikintu kiraje kimfashe mu ibibazo. Kiraniga. Numva ibintu bitangiye kunyirukanga mu mubiri wose. Kandi nkubajije mu nzu kanga kunsubiza ukambwira ngo ushaka izuba. Numvaga nkukonje cyane. Uri kubabara? Ndi kumva umubiri wose uri kumva. Koshe nawe ujye undebera ibintu nk'ibi ukuntu biba bigenze. Ubu none ndamenya ibintu byo biturutse. Ndamenya ibintu biturutseho ndajya kukuvurizaho henda byita ngo iki koko. Uri kubabara?
ese ntabwo wakwegura ijosi gake uretse ndi kumva ikintu cyafashe hano mu ijosi, ikintu cyaje kimfata hano mu ijosi, ndi kumva ijosi ryanjye ritagaruka. kwa mana we noneho bigize ndanini. Ibi byose ndabizi yuko ari takuzi uri kubikora. None kubizi kuki utabirukana? None reba ukuntu bakugize. Bihorere ndabizi neza yuko ibi bintu byose bakoze umunsi umwe bazabyicuza. Ukushe wagireka ko umwana bigezaho. Hagaruka umwana hagaruka umwana. Bazabyicuza se urabona icyo bashatse batakigezeho. Icyo bagezeho. Bareke nta kintu baza kumera neza tsuke. Nta kintu bagezeho mwana. Nta kintu bagezeho. Sheri sirika rero kurira. Nta kintu bagezeho. Reka kurira. Nta kintu bagezeho. Reka kurira utatuma nanjye ndira. Sibyo? Tujye mu nzu. Ndashaka kuba ku zuba. Izuba ntabwo ari ryiza riraza kukugwa nabi. Oya. Tujye mu nzu. Ngira nzanira amazi yo kunywa. Ibintu byose muzabyicuza. Ndabizi neza ko bino bintu byose muzabyicuza. Nyina wajyanga nawe wahabye umusatsi basi tujye handi wawe sibyo? Yavugisha kugira ngo babe bazaza. Makarina n'urugero ko ari umukozi. Ubwo gatanu n'uramubona amagambo agera. Ubwo se ubushake afite uracyabufite na? Tugende bana. Reka tuhagera iwanjye byarangiye reka nitahe. Oya sheri. Hasi n'ingano byanze reka mpindura imyenda. Tugiye wowe ntacyo si hano hafi sanzwe ari kure. Sigwamba bari. Reka byanze. Sigura maje kujya muri modora no bigende bite. Utanze senkani. Ubigize ute? Hasi by'ibigori bya senkani wowe nyamyagende mpindura shyiramo agapantaro. Shyiramo n'umupira n'inkweto tugende. Ntari bimwana by'ibyo buryo. Ibyano tugirengagize. Bishyiremo ko nta byabaye sibyo? Bishyiremo ko abantu utana babonye, bishyiremo ko nta n'icyo twavuganye nabo. Bikoreze ko ndakira ibyo ndakunda nawe. Tekura. Wase bwakwihanganye tukabikora n'ubundi ko warunyemere ko twagiye iwawe bara tukabareka. Ako kamubwira. Kanihangane uyu munsi. Ko n'ubundi igisebo cyamfasha ntacyo. Ngaho reka mpindura agapantaro sibyo? Ni amasegonda make. N'umunwa hano urasigara hano sibyo? Uhita ugenda ukambara agapantaro tugiye sibyo? Uretse nzego. Kuse noneho karanda bigenze ute? Ndabigenze ute noneho ko ndi kubona isi iri kugenda inyikaragiraho koko. Cyanabyina nanjye birandenze n'ukuri. Umuntu twari kumwe ari muzima nta kibazo na kimwe afite, ngiye kubona mbona ijosi rirahengamye. Akubura koko Domina arashaka iki mu buzima bwacu koko? Umugore n'umugome koko. Ko noneho nigenje ibi byo ndabivurizayo. N'umudamu ni satani. Arambabaje mu buzima bwawe. Noneho bigeze ngiye byanjye ndumva nta n'ikintu na kimwe bimbwiye. Ibimbabaje ni iby'umugabo wanjye. Noneho ikindi kibazo noneho giteye inkeke se nta mukecuru uzi ko namubajije n'ibyawe akambwira ngo ntabwo yabivura. Ngo ntabwo yamvura? Ngo ntabwo rwose ibyo bintu ngo ntabwo yabishobora. Gusa ibya birasabye noneho hari icyo yabikora. Ibyo ntacyo kara. Ubu icyo ndi kureba ni birasa. Ndi kwibaza birasa muri aka kanya nkwiye kumukorera iki? Nkabifatirana bitaragera kure. Ikindi kandi ibi bintu ntabwo nkwiye kubyicarana. Ibi bintu nkwiye kubibwira nyina wa birasa. Nkwiye kubibwira Karine ndakurahiye. Nshobora kubiterensa gutya nzi ngo ni ibintu byoroshe ejo n'ejo bundi noneho akabyuka yabaye paraliza atanabasha no guhaguruka. Ugasanga bigize ute binkozeho Karine gize ngo nanjye mbifitemo uruhare. Akavuga ngo waramurangaranye. Tiwamuryamishije mu nzu ntiwabivuga. Ako rero niba ari amadayimoni, niba ari uburozi, niba burabyo wagira ngo ni nyabingi bamuteye. Kandi reka nkubwire ikikubwira ko bino bintu Domina biri inyuma. Urebe ko ari cyo babivuzeho. Ntayivuga yavuga ikizi. Kuyakora bizi. Urumva no sari mu amufitiye ngavuga ngo turabigenza gute ahubwo ari buri ari kuvuga ati yabaga yahitaga napfa. Cyane no mva nkubwize ukuri Karama. Birasaramutse apfuye. Birasaramutse apfuye kwera Domina.
umva ko bavuga sinzi nanjye icyo nakora icyo nzi icyo bajyana. Wakora iki se nawe ko nawe ari we bakurikiza? Wowe iki? Wakora iki? Mana nyagasani mana yanjye ubu kuko aba bantu umuntu azabakorera iki? Ngiye noneho bigeze no gusenga ndumva nacitse intege. Oya ntabwo wacika intege zo gusenga byo. Nasi ko byose bikorwa n'Imana. Ibi bigomba kuba ari kugasenga nyine bikava gusumva noneho uhagarika gusenga bikagenda bite. Gusa amahirwe mfite numvishe birasa gifitemo ubwenge. Yego ari kubasha kwisobanura se byibura. Uri kumubaza akagusubiza ikibazo afite byahengamiye uruhande rumwe ikindi kandi narumva umubiri wose uri kumurya. None se ngo byaje ari byamufashe gute? Ndakubwira ngo twari turi mu cyumba ngiye kubona mbona hengetse ijosi ndamuvugisha araceceka ngiye kumva ngo akazuba ntera intebe hanze sinyimugejeje imbere cyangwa se bigenze utuntu ngiye kumva numva ibintu ngo byuze ngo mu mubiri wanjye ngo bikugendagenda mu mubiri wose ngo urandya ngo numva ngo ijosi ngo rirahengamye ngo ngiye guye ngo riranga. Papa. Ako kare. Karame gake. Uzi kubyira pe. Yego. Hakuzuze sheri wa mama wafase uzi ko ntazi kubyina. Ai cyakugereka ubuto bwawe rwose. Ariko sheri inda yawe nituma rero utabyina neza. Koko. Dukore burabona ngiye ko nanda mfite. Nta mukiro ubyina nawe ariko. Uzuba bwawe ndabyina nabi. Ntuzanye byabo bw'abagoryi bwawe. Ndacyari kari nari kuntu ufate nka bati wowe. Gake ntuzanye bw'abagoryi bwawe. Ariko kari urakangisha amafaranga n'imitungo jewe. Cyane ndakukanyisha ta. Sase byajya se. Reka najye umenya ko ndi umugabo. Ndagira umenyeshe ko hano ubuce dufite n'amafaranga yanjye n'ibyuya byanjye ubuzima nabayemo. Uzi ko narangayitse. Kari jye uzabye kumunsi usanga nigendeye. Byatagenda. Wagiye se inza n'umuhanda ni fish this way. Reka nani son. Banze ujye umenya ubwenge. Hano wabona unce inyuma. Wabona unce inyuma. Siko kunda kuvuga. Ako reka tugaruke kwabahena n'amatibori. Wayikize. Ngirenya mwitegereza. Mwitegereza. Hayiki muri aka kanya turimo. Maze kukureba. Hindukira. Ogera. Yego sha. Ahagarara. Nigitagaza ari. Kuko se bosi afite ida n'amafaranga. Abifite se? Abifite. Wenda amafaranga si menshi. Ngemi ngakana nayafite ngo ngize mfata simubara mu mafaranga. Kuko nayo mugore yakurusha ariko. Ariko nibyo. Vuga. We ukaba ugira ukamwanga. Kina na kimwe mfite muri byo. Ariko wenda nta afite. Iranda iraremereye cyane. Ariko indi remereye ntayo mfite. Nwankunda se. Urumva ko ari nk'ikintu ari nk'ibintu bamuhuhereye bigenda bimufata nawe atazi ngo bigenze biko mbiza ayo marozi nimba ayo guhuhera agira umuntu paralize nabyo. Ibyo ni nk'ibintu bamuhuhire nyine bamutongereye nyine barabimwoherereza kuko nta kintu yariye ngo tuvuge ngo ni ibintu yariye. Nta nahantu yarari kugira ngo tuvuge ngo nibyo yarenze. Nibyo bamuhuhereye rero. Mana reka nkubwize kuri uru rugo nimba dukwiye kuzafata amasengesho tukiyiriza nk'iminsi 3 tutarya tutanywa. Niba ari amadayimoni niba ari abarozi wa mana we aho bigeze rwose ndumva nabuze n'ikintu navuga. Cyari ibintu biba no kuri kw'Imana cyakoze ukabona birenze ubwenge bw'umuntu. Kubudome nako kakoze muki. Karamba baranonje kuvuga izina Domina ngo ryumve mu matwi yanjye.
harya nuko nyine ntawe uburana n'umuhamba nawe umuntu yamukorera nk'ikintu kiremereye nk'urusyo ariko wakwicecetse ndakubwiye ngo nyuma y'ibi ngibi bazabona umwari uwo ari we bazakubona se gute kuna ese ubundi reka nkubaze ko mukecuru wawe avura ntabwo yaroga wenda ngo nanjye mbiture ibi bakoze birasa nabo bibagarukira mama mukecuru wanjye imiti atanga niyo kuvura ahubwo wenda akaba yavura nk'umuntu bagize nk'ibintu nka biriya iyo bifitiye ubushobozi ariko ntayo kuroga afite keretse umuntu ashakiye ahandi ariko nanone wa ntuzagire uko umuntu agize umwana sibyo jya ugira neza wigendere ariko waruzi nta muntu ukora ikintu kibi ngo kimugwe amahoro ntibibaho byanga byakunda ikintu kibi cyose kigira ingaruka nk'uko bivuze ni amahoro y'umunyabyaha ibi bintu Domina ari gukora azabyicuza kandi bidatinze gufata umuntu ngo yarezera kabone nubwo yaba atari nyina ariko umuntu yareze ubu se tuvuga ko nta mumaro yigeze amugirira ku buryo yifuza kumugera kuri umumaro ururirwa baza umumaro amutunze amugaburira yoga amazi y'ubuntu arya yisiga amavuta y'ubuntu byose ari imbaraga za birasa ariko ntibimunyure shaka ukambireke wowe komera nyine ukomeze wihangane Imana irabireba ahubwo twe turabasengera wenda turebe njyewe Matibori nanze Gakire kubera ko afite inda kandi afite n'amafaranga wowe utayafite nta niragira nta n'indi ufite uruzingo rw'umwoje ubwo aba ari we nkunda yewe uruzingo iki cyane nawe uri igikuri nawe uri uruzingo ukirwa uvuga ubugoryi uri igikuri uteye nabi uri ikibi warangiza ugasubira inyuma dukundane unyemere ese ubivuga bagukoropye mu mutwe nta bwenge uba ufite ariko dufite no kwinza ari iyacu ubu fata kinza ari iyacu ni njyewe Matibori nawe ni wowe nde Bahena ubu rero tujye ko ungende umugore wawe nawe urinde ariko je ni wamurite nkonje wita uretse gato ako tujye kuza tubikora rero ariko ungende ajya nitwara umva nkubwire Bahena ndakwemye n'undi muntu ukajya umenyera uranyumva neza ariko ari kugiye ama erega nani sore ngo njye gutegurira ibiryo uranyamara igihe wakwiwanyu aho wabora nkuye hose nawe warankuye miliyoni 100 ntago njye ufite uburenganzira kuzajya unyibwishwa ibintu byose ushaka ngo njye gutegura ibiryo nkande ugomba kunyubaha ko njye ndi umugabo wawe ntago umva niyo wabonye umva sheri nyamuta sheri nyine umva sheri barabona dufitanye bahanze ndoshe ku mashuri meza ubavane hari amashuri anuka ibibazo iby'abana nta biri kuramo abana ongera sheri yego ubu rero mu buriro uyu munsi n'injoro nta kintu uri bubone koko ntegitagaza ye izo naba narakoye zikaba zarapfuye iki nta na kimwe uri umutako hano ndi umutako cyane dore nka bino ibi ngibi ariko wanjijishije murabyemeye se turakunda wowe ntabwo dukundana navuga example y'ukuntu twaba tubanye urumva ko ntabwo twaba tubanye example ni iki ni urugero bivuze ngo ntabwo twaba tubanye neza n'undi niyo twabana ntacyo nzabyemera wowe ntabwo wabyemera ngo twaba tubaye nabi kurusha urwa Gakire nande na Karine urugo rw'ijoro n'urugo barubaye rubi none byanyambe ducyurirana gusa ndovanye mu cyaro ducyurirana ngo singuha ducyurirana ibiryo umva Matibo karame bacuvuga n'ikinyarwanda ngo akataramagara bajya ku isoko genda rero doye ifishi n'umuhanda anisoni urukundo rwawe nanjye ndagumana nanjye nawe ugumane uguteta kwawe kwigarukira mu birori byacu reba mbese uko kifashe nk'akarwaye umusinziro mwebwe mumpeza hanze inyuma y'igipangu niyubakiye nkandi nitsinziriye da wari usinziriye nirambitseho gatoya n'urusaku rwari ruri mu nzu wagira ngo ahangaha mwahinduye muri buwate de nuit ntarurambeshye icyo wumvaga si ibyo wawumvaga ninde wawumvaga Matibori da umva nkubwire Bahena agasuzuguro nsuzugura niba ari Gakire uba wakuntumye utabona yarakuzanye ahangaha akaguha akazi yahatirije ntabishaka ngo ugire ngo waguma ahangaha ntabishaka amara ndakubaha ndetse nkubaha cyane kurusha na Gakire sibaho nyubaha cyane Gakire wari wamuheze hanze iminota 2
ariko njye mpakomanze hafi iminota 40 yose. Ikibazo nari mfite cyari icyo nta gatotsi kari ubundi se reka nkubwira iyo umuntu ashinzwe kurinda urugo asinzira ati ubwo wasa kukwiba usinziriye wabwira ukuntu bakwibye ubwo ushinzwe akazi ko kwirirwa uryamye cyangwa ushinzwe akazi ko kurinda igipangu nyine nijoro nibwo umuntu narangiza nakubwira ngo nakwirukana nkaza nimbwa ngo Karine ngira amahane se mabushika ubu nakora ntaryama abandi baryama ku manywa kujya nijoro uraryama ku manywa wowe hano ni iwanyu ku buryo uba umaze kurya ukagura ivuta ukahita uryama kujya nijoro nze kuba ndinda neza none se bwo nijoro bibye byo byaje ndakubeshye ko biba nijoro gusa ndakubeshye ko biba nijoro gusa ubu se umwanya namazanga yo mba ndumujura nkurira igipangu nkagwamo imbere wari kubuzi nibyo bingana gute uri ugasimbuka biravuga cyane siba mbabarira kifashe nkakishwe n'imbeho kandi we bahina wowe nyamuneka no se gufata gutya byo bigaragara biti imbere y'uya mwana siba ni matibori shano ugende umujye kunsobanurira ibyo mwari murimo ubwo mwari mwateruye urugo mwigize ba nyiri urugo hano kinande bene yangegira ngo ni matibori uramabuje no kutari kunyumva shaho tugende kukumva wowe uranyumvisha ra garuka hano bahena ubanze umbwira ukuntu unyumvisha wowe uranyumvisha siko ndi kuguha ibisobanuro ntubyumve none ushaka kunyumvisha ushaka gufata ubwonko bundi mu bupakururemo upakiremo ibyawe ushaka ko numva ndusha ubwenge ariko nagiye wakumva ibyaje sije sindi umuntu nta mpamvu gusa nabyumva nka bikamarira iki no kumva ko nanjye ndi kurengana twara kino gikapu yego mawe so nibyo wakambye kare kose ziba kagende wiyahuza amagambo iri cupa yiteretse nta mubiri ese ahangaha barahakudodera kiba kiri kwigira ibi wagiye uhaguruka ubwo buri kwigira uru rujosi nta kuntu iki erega arataka iri josi urataka se wabaye iki niko ibi wihaye kwigira ni ibiki ubundi si izi ntoki ziwe ntabwo zirambuka harya ariko nk'ubu ngubu muranshaka iki mwanditse ko yogira gukirije rambura urwa rujosi reka kwihengeka byo kwihinahina wigira ikimara reka mbabaze ikintu kimwe kuko ubugome bwose muri kumura n'ubwiki koko bakugiza kubera ko bakubwiye ngo mera neza utazagera kuko ntabwo hengura ijosi utazagendera kuki uri kwigirisha hengura ijosi weguke neza mwanditse koko muranshaka iki koko n'akaboko ujya ukarambura uzasubira mu kazi gute mwanditse koko rambura akaboko uzajya wabona ukuntu wandikisha imashini rambura iki uze kirigira neza uziko arimo gutaka we none se ubaye iki ubuse murabona ibi bintu byambaye ari ibyo ndi kwikorera ni ibiki none se ni ibiki byakubaye tubwire byaje basi hengamira hano ndimo ndababara hindura umusaya kandi uzagendanira ko kandi reka mbabwize ukuri ibi bintu byose muri gukora wagiye kwa muganga se wakebanye warwaye urikebu ibi ni ibiki muzabyicuza ni ukubera ko ndimo kukurambura imisaya kugira ngo utazagenda wanditse wambabarira rambura n'aya maboko ubundi uzasubira kuri mashine gute uzasubira mu kazi kuko niba wanze rambura aka kaboko ariko si ubwo arambure ko wanditse koko mwanditse koko ngaho se terura ibikapu wongera udusohore niko se disi we terura ibikapu wongera udusohore uzi impamvu ako kaboko kabaye gutyo uzi impamvu ako kaboko kabaye gutyo ni ukubera bya bikapu wasohoye ukana hanze urebe igikurikiyeho ugiye gusohoka hano muri uru rugo ujye kuryama muri uru ruhurura cyangwa uryame mu matuwarete y'abaturanyi ahangaha nta bubasha ukihafite najye muri ruhurura harya si wowe wamutoraguye mama ujye muri ruhurura jya muri ruhurura se izi neza ukuntu nayihetse wowe uratinyuka ugafata akakoze domina ugata hanze ugafata Latifa urwibutso umwana wanjye wawucura ukajugunya gusa kirikiri hengura iryo josi hengura iryo josi
Gusa koko umuntu ibintu wabona ibintu muri kunkora koko ubwo mwavuga ko ari tugukora ibiki nitwe twakugize gutyo umva ni twebwe rambura aka kaboko agasuzuguro kawe umwa ese ubwo mwumva nta soni mufite agatsinda sasa muzi kwigira abamarayika mugasaba imbabazi kugira ngo abantu ni abantu bazima kumbi ni abapfu bigendera mwebwe mumpeze inyuma y'urugi mu nzu niyubakiye turi gusenga namwe kugira gute mwagiraga gute ntabwo twe turi gusenga ndakubaza ngo mwagira twari turi kubyina hano twagize twayifatije turi gukora akabari agake ntabwo twari turi kubyina ikintu wanyoye wowe ugapfa nakoze akabari hehe ni uko abantu bari kubyina se babyinira mu kabari ubundi iki cyambaye ku gipangu kikanzana hano ntabwo kibazo mwabyinaga nkande nande twabyinaga nka matibone na bahene mu rugo rwande se rwa Karine na bahene nande kumbabaza nyine ngo rwa Karine nande njye mfatanyije urugo na bahene kuvuga gake erega bura nuko abareba bagasanga nige mugabo senguki wanjye geraho uvuze ngo iki njyewe nsiga mbabwiye ngo muzamenye urugo reba inzu yatoye umurayi ntimukubura ntimukoropa ku gipangu wuzeyo wagira ngo musige mwarabaye abasazi ko mwana nyagasani ngo bishinzwe ariko kudakora amasuku kandi nakorotse muyakore ryari se ka muri kubyina nuko se mwabyinaga ngo mwitozaga kubyina kugira muzajya kubyina muri festival mabuja ntiwakishima na rimwe mu buzima mwanshimishije mwebwe mwanshimishije okay kugira ngo ababarire mu makuru y'ibyabereye hano byose wangegera wese wowe wampamagaye koko biraguhama nkeneye amakuru y'ibyabereye hano byose nyaguwe tangira nyine cya gihe uriya mukobwa yaraje uwuhe mukobwa umukobwa wandi naguhamagaye ngo yaguciye inyuma noneho araje yicaye ese ubundi reka mubaze amatibo umenya gute umuntu waciye inyuma undi bari kuvugana basekana nuko noneho mbonye ukuntu bari gusekana ndavuga ati ibi bintu ntabwo nabyererana reka ndeke kuba nyamwigendaho mbivuge kugira ngo mabuja atazabimenya abikuye ahandi noneho akaba aribwa nk'ubita bya nyabyo ndavuga ati reka nitanguranwe noneho mba umuntu mwiza ko turi mbi inshuti na mabuja mpita mbikubwira noneho ndangije nsanga ese ubundi bari gusekereye mu cyumba cya muri salo ntabwo basekeraga basekeraga njyewe ntarebeshye nababonaga bari gusekera hano ariko begerana ngo none mpitavuga ati reka mba umuntu mwiza mbivuge nta bindi byanaba bya bindi byo narabeshyaga nyine nagiraga gusa ngo uhangayikire umugabo wawe ubonye igishukuntu bahangayikira umugabo azakora iki yaguhaze yakurambiwe urabona ibiro ufite wowe yajya aterura yakuhagira yakwambika pampa uretse umwana wose ko ndeba yagukarabije akakwambika imyenda myiza uragira ngo agire uragira ngo aguheke ubizi koko ndi musaza wawe reba ibyabyibutse ubundi mubyibutse ibintu byose muba muri gukora imana yo mu ijuru izabibahanira ujugunye ibikapu hanze hariya uduha rubanda wibukaga ko ndi mushiki wawe ntabwo nagiye nkuvuganira uzi ko ataka uzi urabasha gutaka wowe nibyo wadukoreye aka kaboko kamarambure azajya kuri mashine gute atarambura aka kaboko umva iyi mitsi yishyire hasi reka mama kugorora ibyo byose byawe utazagendanira ntabwo urimo kunyumva mera neza niko wakimara urazira ikintu cyatumye umera gutya ariko uritwe muzakora ubugome kugeza ryari ukiterera amata nk'isasi ntukiterera amata nk'isasi ubwo turi kwigirisha imana izabahana imana izabatwika muba muri gushinyagurira nitwe twamugize gutya ntabwo ari wowe na nyogokuru wawe bamugize gutya ese basi mwamwishe mukamurya ko mbona ibyo bisigaye ibi byose ntabwo ari wowe
ntabwo ari wowe na nyoko niba ari na nyoko niba ari nyogokuru wawe utazi we umugore we kunuka indagara none yamugize ese ko mbona mwatondaga hejuru muhagaze muri kumucuruza bityo ehe gatindi bahene nawe wowe wavuze kuvuga ibyawe ngaho nawe mbwira ibyawe ibyanjye rero birakomeye birakomeye kandi wagabanyije ubugoryi imbere ya nyoko buja wowe warigara nta soni ugira ntabwo uzi kwikorera umutegetsi wawe nuko atari wo wicaye hano ngo urebe ukuntu bari kumwe ukuri kurizwa n'ubusa ugura amaze gukora ticika mvuga ibyanjye babuja rero ibyanjye ibyanyabyo ta noneho uyu nguyu wo yambeshya yarabeshya byose byose byabayeho nyine n'ubukuntu byagenda mbwisa ukuri matibo mbwisa ukuri ntakwica mbwira nyine nari nzi kuri umukobwa mutari inshuti ari umuntu waje kuryamana na bosi nyine wabonye baryamye se cyangwa oya nababonye bicaye ngaho nawe mbwira uko kuri kwawe ibyanjye n'uyu nguyu ari mbaye mbwira mbaye ntarabona kubeshya reka vuge wumve niba nkubeshye wiregure sibyo hari umunsi nka 3:00 urabizi ko wavuye ngaho uzindutse nka 3:00 rwose umwe yari yicaye undi yicaye njya kubona mbona baramuteruye bamujyana mu cyumba inde bajyanye mu cyumba bahena uyu hoya ntabwo ari uyu nguyu ninde bajyanye hari undi nyine kare nyine uyu aguhamagara yari ari hano mwana wundi w'inzobe koga mwiza koko amugira amagambo yaragiye no kudukubita ushatse kuvuga ngo Tony gakire yamujyanye mu cyumba ntabwo natwe tuzi ariko mabuja numvaga amashwi ngiye urabize mba ndi hanze nakasemya ku idirisha ryanyu numva ari ijwi ry'umukobwa ariko avuga ukundi kuntu kudasanzwe asikasi uri kubaza ibiki niwe bari kubwira iyo nkuru ku buryo wumva ushaka kumenya detaye zazo oya ni wowe bari kubibwira ziba rero nuko uyu nguyu ahita aguhamagara usanga harya inyuma ariho aguhamagara ntabwo atari ko n'uguhamagaye ukoze amakosa ushobora gutera umutima uhagaze mabuja usanga n'imodoka iramwashije nuko rero ntiyanyashije wa gicucu ako si kuba nkubwiye ibyabereye hano nkoze amakosa urumva ukuntu uba watekereje ngo ngewe ngo imodoka inyase wowe ushaka ko imodoka inyase ese nturi umuntu abantu bose se bagenewe kwaswa n'imodoka bwire niko nimara kwira mu nkora iki mu nkubitiwe cyangwa mu niki mana wongeye narivuze ngo bwire mve hano nyine muri make uve hano ushaka kureka akazi oya umugabo wawe bamusanye nde wamusanye se arasanye da nde wari wamwangije gusa wagize ngo uko wamusize nika kimeze amaso yangiritse dore ninde wamwishe ninde wamumennye ijisho kwibwirira da matibo ninde wamumennye ijisho twamubonye ari kameze twamiko twamubonye asa ariko ubundi reka mbabwire umuntu wabiteje ni Gakire ubundi nkawe Gakire yagutoragura akakuzana mu rugo rwanjye kugira ngo uze kwakora iki murumva ukuntu mwigize ubunyamakuru bw'ubwana ibyo tuvuga uraza kubireba nawe hari igihamya aya genda nagira ngo uza amasazi yaramuriwe amasazi yaramuri ku munwa dore nge nari ndimo ndamuhumuriza ngewe nagira ngo iri josi rihinguka n'izuba do ryamurengeyeho twari turimo turamuhungiza n'amasazi n'ikigoma se ngo mushyire mu mugongo umuheke yari afite amasazi ari kumutuma kandi akaboko ke ntigakora none se amasazi yamuvaho nagira ngo iri josi ritazagendera kimwe Imana izabatwika umuriro w'Imana none se wajya umuba hafi ukamuhungura amasazi bira ku mugabo urabategereje ubuse wagiye mu bapfumu ujya uzi ko ingaruka zabyo zitazakugeraho si nyirakuru uwo nguwo mugize gutyo se mu bapfumu uzi ko ingaruka zabyo zitazakugeraho reka mwumve ubundi se wicara kuri iyi ntebe ni iki cyakubwiye ko muri ino nzakiba umutungo wawe n'indero ariko rwose aka kanyafu ni keza nareke nanjye mbimbarire muri aka kayaga nzongere mbone ukuntu azaterura ibikapu ngo ajye kutujugunya hanze uri umwari uvuga n'ejo bundi akamurambirwa
Nese azamuheka azamugira azamurambirwa narangiza agenda asubira iwawe. Ariko gisigaye dusigare kinaniye twidegembye. Uyabona gukuna amasaza mutumaho. None abigenza ariko niyo wabyiteye nahame hamwe agasuzuguro. Nahame hamwe. Ingaruka z'agasuzuguro no kwizerera cyane ryo ngo ni umugore abanza birebe. Reka yumve. Ariko aka kana gaze ngo ni karara nako karimo karambangamira. Ese uwe tumukorera iki? Nibure ibyo ndacyabitekereza. Tumukorera iki mama? Nturamuvugutira umuti neza neza ngo utungane. Mureke isi iyi itaragukaranga ibiki gushakira ibirungo mbabaje. Mutegurire rero nawe. Nawe ave mu nzira. Ndakiga kubimukwiye kuko ari ivanga cyane. Baduha amahoro duraho bahere badutesha umutwe. Umwara akamutera wenyine akabanza akamuvuna. Ntabwo gwaragira atumba rumera nk'intumbi uruzi rwanaze. Ese ubundi azajya amuheka azabigenza gute? Azamwambika pampa kugera arya. Yazamushyize umugozi mu ijosi akajya mukuru ko ari byo. Si nk'ibyo bitangiye ari amaboko. Ejo bundi azaba atabasha no gukandagira. Ariko ubundi buriya namugurira n'igare azajya yicaramo nzajya muheka muture hasi. Igare se azaryicaramo. Igihe azasabira imbabazi azaryicaramo ate agaciro akanyitamo. Amareka nkubwire atarapfukama ngo gusaba imbabazi. Natwe ntituzarekeraho. Ahubwo ni ukumubwira ko ari umuvumo wamuvumye. Nubundi ni kubera ko yagize gute yagusuzuguye. Naramuhaye ibere rya yasuzuguye umubyeyi amwonkeje. Akarwara nkamuvuza. Amushyira mu ishuri akiga none amashuri arimo arayankangisha. Ni umuvumo reka wumve rero. Yacanye umuriro reka wote. None ngo bugira neza rega bw'intwari bwayigonze ijosi. Ariko nawe bimukozeho. Ntacyo utamukoreye. Yari yabona iki? Ntacyo utamukoreye birasa yari yabona iki? Azajya nangiza ry'umwanda we. Niho bigiye kugarukira noneho. Ariko rero turamuhamije. Reka yumve. Sikubona asura ibikapu ajugunya hanze. Birasa nta mpuwe nzigera nkugirira. Nta nubwo nzongera. Tegereza n'ibindi biraje. Utarakamba ngo ushyire ivi hasi. Unsabe imbabazi ndi mushiki wawe. Ndagumye nshyire mu munyu n'urusenda. Shavura imanira kosi wanyuze mu buzima bubabaje imanira kosi karyamana n'umwana yabyara. Umwana nabyara? Umwana wabyaranye. Ariko none umwana ukora ese ubundi yashukiriye. Jewe ndumva nta nibirenze ariko nanamuhamagara. Muhamagare Singa. Ikintu cyanzanye no kugira ngo umbabarire. Let's forget about everything. Mu gihe umbwira ko nta kintu nigeze nkukorera kibi cyangwa nta yindi nzi ko mfiteho, I'm sorry.